mu bihugu bitandukanye ariko abahungu bacu Bruce Melody na The Ben bakoze icyo bita show sibyo na shosho sibyo ariko mwebwe reka ibyo tuganira tuba tugakora abafana bari competition tukamenya ko twafanya abantu ariko tuzi icyo turiho tukaguma ku gihugu cyacu Rwanda kiri gukora iki kiri gutera imbere kuko abahungu bacu abahanzi bacu bagutera imbere sibyo aibo urabona kacagezeka mukazwa turi gushwana ariko ntago twangana aho bako ngende faniste n'umuntu nkunda n'uwakunda ariko ibintu biri gutera imbere cyane biraryoshe sibyo abantu bari mu mafaranga bari kwakira amafaranga abahungu bari kwakira amafaranga bari guteka ariko ntabwo hano twishimira ibiri gutera imbere uwo bamwita Muyovu originality names from nowhere gumusamuyo in the future ntabwo abantu nakunda ibiri gutera imbere bro kunajyo kureba aho kagezeka nagakanza amajigo kavuga konose ko turi gupfa ikintu ka turi ba girlfriend jensi nandi mucyana kareka ngiye mfana mo Bruce Melody nushaka urware bwaki naje kuri abeze gato naje DJ kamaze kiri kibazo kari kurya ndi kurya aziko naraye hose hawo mwaje bari kugubura jeni majeni okay nanye gufana Bruce Melody nawo fana The Ben ogasa no mona yewe ndi gitamagwe ariko boss filime yacu twakomokeye biti imbuto y'ibanga one of kind we kimwenze iyo one imeze gato DJ Ken you one of kind nagaritwe twayihakaze Bruce Melody umuntu nagari gukora amafaranga turi kumuhakaze tumuhakaze kukimu dusuzume ariko nanone umuntu ugwakaza ukanamukubitira iwe bisa nabi none yadukubitiye ku misanze ariko Nyamata nawe twanamurongoye da ariko nyine wenda The Ben nawe cyaye bicaye tara mu gisozo Nyagatare ngo Bruce Melody yagiye kuririmba abafana bariruka kandi The Ben arasoje bitahira ngo Bruce Melody yagiye abafana bariruka ni Musanze niho basohoka bigendera Nyagatare twakubizyo bita The Ben araceceka oya gaceceke mumva nurakare duturaye maspita Muyovu kuri The Ben cira birarura babwize ukuri nukonje mu bwonko ngo cyumva Muyovu guys twaje timu The Ben Muyovu kuri taye gacira birarura bro nokabwize ukuri birashikara bazonga kuteri nanjye bazo kuri TikTok murakorora paka mungu n'amazi mutaje kwenywa mungu inzoga Jessica yo nawe de bafunze timu The Ben hejuru marukanda w'ibikaka ntabwo ngo 001 never The Ben hejuru eka mbwiye The Ben uretse muri commenting one of kind 001 one of kind twagiye maze mukanda jendi hano ku TikTok one of kind twagiye nurakare ntabwo byamaze kuba nagusambanya maze gutsinda asambanya imbwa 001 reserete 001 gataye gabera arenze Muyovu mbabarira wiza kunsakuriza one of kind Tiger B utanye kumyute Jessica ubone gutanye kubabara don't mute me Suzy one way you we like Peter 001 turamukoresha amda ngekura niche kwa Bruce Melody ndamufana mpaka muzarukura bati ngurube wewe murya ko twabafana ibyo dushaka Ben yaramukubise yamukuze musaye kuri Nyagatare yitwa ngo ni kwa nyina ni kwazo no kwande uruvuge bamuhanyina baramurongoye mu kibuno kuri kw'Imana Bruce Melody nawe sese ahitamo gukoresha ababyinnyi akoze ku kimwe mutakoje ku kimwe mwakoje akavuye kuri stage bana basukweze banyuku mwebwe bita bakabanengura bakabibagize iwanyu ubonye ande metwa thank you yiwe ukuntu yakubise abafana bagahaguruka bose iwanyu babanga
banze iyo mana dusengira kumenye kotuza amazi Papa Runa hejuru, Papa Runa, Papa Runa. ceceka we ntacyo uvuga waza Ziba wowe ziba. Ziba nawe. Wano kandi Tiger B, Tiger B, Tiger B. Tiger B ararenze Tiger B Tiger B, hejuru Tiger B, Tiger B, Tiger B, Papa Runa. Tiger B. numara uko byandika Papa Runa 001 Drew. Jessica ni uri kwandika Papa Runa 001 Tiger B. Zamuyevu ntabwo wadutsinda ntabwo wadutsinda Papa Runa Tiger B. Drew. Uri kutubwira umuntu ufite direct imwe ku mutwe. 001 Nyamabondo kugahuza. Oya ari kutubwira ntabwo Nyamabondo. wadutsinda rwose Arimo kutubwira Nyamabondo Jessica. No, yambara imyenda imeze nk'ibitorosho bakoropesha amazi. Nyamabondo. byani bimeze bite ibyo nibimeze k'ibihore umva ejo bundi yavuze ngo ko muri kunca intege Ngo Nyamabondo. muri kuci intege tutazimuca. uvira tombe Tiger B hejuru. uvira Tiger B. tombe 001 mwandika 001 guys magaze umusozi Kumusozi n'ingegisa gisamagwe. N'igitumuke kiriya kiswe. Umva urakoze. Turimo kiraza Tiger B kuntegeka nawe kuri padi. Reka nkubwire Muyovu ntuzankore mu bwonko, genda ufungure live yawe uvuge ibyo ushaka, ariko kuri live ya Jessica never. Uri kumva uri kuza gufana kiriya kimyira gifite dread imwe ku mutwe. Uruntu ni icyambere cyo ntatanga umusoro, urumva icya kabiri niyubahiriza inshingano z'igihugu, niyigiza akora ubukwe arasambana ubu muri leta. Bruce Melody nta mugore agira n'indaya kubera ari igisambo, kubera gukunda amafaranga. Uriya mukobwa mwiza kuriya mwiza uteye neza w'igikara ufite amabuna ageririye umaze kubyaza akarenga kabiri, aho kugira ngo mujye mu rusengero musezerane imbere y'Imana n'amategeko kubera gukunda amafaranga kwawe wanze ko musezerana kugira ngo nupfa ibintu byawe. Ese ubundi kuri ikigoryi ibintu byawe ko bizaribwa n'abana bawe wasezeranye n'umugore wawe kari mwiza. The Ben ni cyatakoze ko yafashe Pamela akamujyana muri leta agasezerana. The Ben ahagaburira abaturage bamwegereye, nta muntu wicwa n'inzara. na The Ben aranafasha Arafasha, ajyana mu mifuka y'imiceri amavuta agafasha abantu. abandi ngo ngari gutanga rusa. Bruce Melody ninde mwabonye aha n'igihumbi kirangumba y'inyamaswa. Zamura Jessica Karimu Jessica. Uriya akunda amafaranga, mujye mumva n'ubwiza imbere. Ni bendi Nakora ariko cyenda muzamura nk'uboroka, ntago ari kunyandikira ngo muboroke. Sinakuboroka we Muyovu, we wamboroka kuko ntacyo umaze ku buzima bwanjye. Uri kumva neza? Hari n'igihumbi cyawe nziza. Ibyo ngibyo bijya kubikangisha ba Mutoni uswera gaswera. yes we Kuboroka nureba nabi ndakuboroka. Melody akunda amafaranga kubi. Deri ngewe mfite ukwishyira kwizana, ndi umunyarwandakazi, mfite business, I have company motherfucker. Mfite company ngewe nishyurira inzu nditunze, dore ahomba gaswera. Boss lady Uzaje kumenyera ngewe ntacyo mbasaba. Ntago ndi buriya bukobwa mutereta bukibi wabo bugitaha kwa nyina, nge ndatigita nkahiga nkitunga. Wazireka igitanda ariko. Ndazanga kunsuzugura nzayisikweza. Bereka igitanda cyawe ariko bereka igitanda cyawe. Zamura Karimu Jessica. Dore ni mu kirere igitanda cyanjye nubwo narasasa ko mu kirere. Muri kumva neza. Mwita boss lady. Banyita boss lady. Nge nditunze iyo timba y'ibihumbi 100 ndayigurira. Iyo telefone ya miliyoni 2.3 ndayigurira. Inzu ndayishyura, nge nta giswera cya nyina cy'ingegera cy'umugabo kizaza kunkontorora bro, never. Hari rasiyo mbasaba, hari minerivare y'umwana mbaka ngewe muba muri gukanga nde mwabiswera. Bamvura umuntu umwe wasaba igice Niyo mpamvu ngiye nangegera rimwe izaza kunesha umutwe, nzajya nguha nyoko kuko ndiyambika ndigaburira iyo nyama ndayigurira, iyo nkoko ndayigurira, iyo fi ndayigurira. icyo ushaka cyose urakibona kandi ku gihe cyose. Terry of course. Yeah. Yatanga abeshya nangabeshya. Bakari njye ubyiha no ni ibyiza kurushaho kuko bacaka ibintu byiza. Sigaro sirangegerera ngo The Ben ngo yanga The Ben kangwe n'umuru. Yasina wanga The Ben.
umuntu wese wanga The Ben wapi pe yigendere. Bruce Melody byankoreye simbizi muri gusa munyakazi. ari Bruce Melody na The Ben ninde ufite umugore mwiza? Ntukageranye atagereranyika. Muvuge nyine. ntukagereranyije n'indodo. Ako Bruce Melody aravuga ati sinkuhisha iwacu ni mu cyaro. Amagi the Black arakuzamuye kugira umugabo niwamutaye niwamugize imbwa. Nirwa kwa Godfather asaba amakoini yari umuhanzi muzima akuzamuye. Usi yorora inkoko mu cyaro. Muribuka indirimbo ya Amagi the Black bita igitenge? N'aya mavuta wisiga Nibyo nimare nguri igitenge. Nzarabaza isiga imisatsi wese. Si inshuti yawe nimwakuranye ubu ngubu Bruce Melody yamutaye mu bigori. Hari n'indirimbo nimwe wamukorera muri studio ngo byibura twongere tumwibuke. Nirwa kwa Godfather asabiriza udugift turabyo n'uduki. Nkarangiza ngo Bruce Melody ni igiki cyiza simukunda. Nubwo ndi muri ndirimbo ye bita kungora. Ako Bruce Melody urikunda ikintu ngiye nkwangira nta kindi. Icyambere cyo ukunda abagore urumva urya ibyana. Na Shadibu mwarasweranye. Urumva na Shadibu mwarasweranye da. Nose Jessica yarakwishiye wowe Bruce Melody. Itonde. Nje nishurwe na Sani yari yamaye miliyoni imwe. Urumva Bruce Melody ikintu nkwangira ni kimwe. Ntabwo ujya ufasha abakene cyo nicyo cyambere. Ikindi cya kabiri wambara nk'imbobo ibyenda bimeze ukuntu. None ibintu by'ibidirede umeze nka Bastoni na utanene na Bastoni. Urumva buzarebe Bruce Melody agacunga bafite ku mutwe akambara imyenda yiyubashye uriya yakicara mu ba ministry bro agahabwa ijambo. Ubise ko ari wicaranye na perezida ugatanga ijambo ngo ikibazo cyo kuri TikTok ngo TikTok ngo ukuntu yazajya ngo itwinjiriza ngo nakitumari. Utanga ibitekerezo bipfuye bidafite akamaro abaturage urumva. Rero watumye batubaningira twiboneraga amakwayine bakatubikuriza kubera uwo munwa wawe wakunaniye utuma perezida bimenya none ubu ngubu umuntu asigaye abikuza bakamusaba identite y'irangamuntu. Uri kumva twarabikuzaga ku buntu bari abantu banze nibadukata amafaranga kubera uwo munwa wawe ukagenda ukavuga ngo TikTok ngo tujye ngo natwe ngo tugire uburenganzira kuri TikTok ahubwo bahise babutwambura. Umuntu asigaye ajya kubikuza bakamubaza ngo nakiremo irangamuntu kandi nge irangamuntu yanjye narayitaye. Urumva utaramemukiye? Jessica yarakubabaje kabisa. Passport rata. Uri kumva? Ariko yaba ari The Ben yari gutavuga ati perezida nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda hara mu muhanda hasigayemo abana 5,000 hari abantu baba mama bari mu bitaro bakeneye mituweli bafungiyemo yari guhita bahora abantu bagera nko kuri miliyoni kubera ko gukoresha passport Jessica. Uri kumva yari guhita abahoza abantu benshi bagatera imbere. The Ben agendana n'ibitekerezo bisa ariko we wagiye ubabajwe na TikTok ngo nagi duhemba none dore baratuborokeye bisaba irangamuntu cyangwa passport. Umva ibintu wadukoreye ubu mwana udafite imyaka 18 utarabona irangamuntu nta n'igihumbi yabona cyo kuri TikTok kubera uwo munwa wawe. Twigire mu bindi. Jesse mukunda singukunda ko ibintu ukora ibintu bibi. Yanze kuyishura muri yande betwa mu yarakubyariye abakobwa beza basa nkawe wanze kumujyana mu sezerano kuki uri umugome kuki wikunda. Umva aturi indege ngo agende kureba ba Diamond za Tanzania se ngo hashye ngatwike ngo yagiye kureba ba Diamond yahuye n'ibyana bya danje kandi namwe muramuzi Diamond abayicaranye n'ibyana bifite amaninyo bro. Yakumbura uriya mugore wamaze kumubyaza kangahe cyangwa umugore we yarabyanye ariko zikuru umusazi ninde akanga gusezerana n'umugabo wi aramutse neza. Urimo urarya udukise muri iki gitondo Jessica? Kurya amagi ndi kurya ibintu byose.
inyama umva none se ninde mugore waba warabyaranye n'umugabo ukemera uzi uburyo igise kiryana ko mwebwe mubona tubabyara mukisanga ku isi mukamera ayo mabya yanyu niyo mpamvu mudutesha umutwe muzi uburyo kuvuka kwanyu bitubabaza umuntu arikanira akaniha paka n'ubwonko bukenda gutakara mwarangiza mukaza mutubyimbyaho umutwe umuntu yari ibaze yakubiswe n'igise cya mbere cy'umukobwa Bruce Melody igise cya kabiri cy'umukobwa Bruce Melody suko yamusore Yesu ukamukunda yakanga mariage yakanga ko abana be bagira agaciro mu muryango mwagiye mureka kutubeshya nimukaze mwigira mbirikanyi nta mugore n'umwe wakanga mariage sheri niko gaciro k'umugore kereka iyo ari umugabo w'imbwa utagira epfo na ruguru nta rwara rwo kwishima ntacyo nariho niwe utapfa gusezerana nawe ariko umugabo ufite imitungo ufite ahazaza heza ufite imana mu mvano ubwiza imbere ninde mugabo wabyanga ninde mugabo wabyanga kitaragererega Jessica wabona igihe kitaragera uriya mukobwa ngo ni Diane Bruce Melody yateye indarega ndamuzi twari inshuti tugenda wa mwana wa mbere Bruce Melody yihakanye ibaza umuntu w'umugabo yihakana amaraso yiwe uri kumva ngende kubabwira amafuti yose ya Bruce Melody afite amafuti nk'ay'ingurube nk'ay'igikona umuntu wihakana umwana we nawe utaniye n'abari abagabo twabyariye bihakanye abana bacu nawe umeze nkabo wihakanye umwana wa mbere amaraso ya mbere yahobagije mu byaro ubwo umwana akuriye iyo hakurya mu miryango kandi ari amaraso yawe n'ubudazakura b'umukobwa mwiza imana izamuha umugisha b'umuhanzi mwiza ajya ajyara aririmba wowe uri agasaza urire nicyo cyabahima ibi bimukora muzabisanga imbere sheri mujye mwicara mwige mureke nirire mukamvugisha ubu ntabwo kwivanga mu gahunda za ariko muyavuna uko mba ngomba kubwira muyavunga mubwiza ukuri tuvane mariage mu bwonko ako nibyo ibyo yavuze wabona atari uko yanze kuyikora wenda bafite ibindi bintu wenda nagirega mba madamu Bushari we icara wige uyu nguyu ni madamu Bushari mu mustokinge muramubona nawe umugabo wawe nagukorera ubukwe ntabwo uzabyanga ntabwo uzabyanga aba bana wamubyariye se abo bahungu beza gutyo ntabwo ukeneye ko bagira agaciro kuri umwana wo mu kiryogo ko nkuzi ko nawe ufite amafaranga kiriya cyapa cya MTN si we gisore cyangwa urajya mvuga ibyawe byo kwa bidedeye wenda kuzi mami wowe wo mu biryogo we mugore wa Bushido rero ni mama nawe yibaze uzabukora ubukwe we ibaze ubonye undi Bushari atereye undi mukobwa ivu umutima ibaze Sikamubaze Jessica na kuva wabaho ntabwo urabona abantu bakora mariage bafite n'abana barenga 4 ntabwo urabibona nanjye narayikoze ipfa mu mezi 2 okay ibyo rero ntabwo byakirirwa wirushya sheri ubukwe ni bwiza nawe utabukora ahubwo vuga ngo ni ikibazo cy'ubukwe usanga umugabo iyo ubanye n'umugabo mutarasezeranye murarambana kurusha abantu akenshi abantu iyo basezeranye Jessica cyangwa se ni abantu bakora ubukwe bakadivorsa n'ukwezi kutaragera cyane none reka nkubwire hari umukobwa w'inshuti yanjye ndabizi uri hano uri kunyumva urangane sindi bukuvuge muzi nako ngiye kubivuga urahinze ukundanye n'umusore umusore ni umuzi reke wamyutinze uri kumva umusore ntabwo umuzi umusore murakundanye urahinze ubwo twari turi Gikondo kwa Kabuga buriya narakurebaga ngiye nkabona ubwo ukora narakuntu uri umukobwa mwiza sindi bukuvuge muzi gusa ndabizi kuri hano uri kumva urahita wiyumva
nkabona ukuntu wahindaganye uri gukundana n'umutipe mani mubi w'igikara none afite akada wagira ngo arwaye inzoka none agenda utuguru twegeranye ukuntu sibye ko wenda yagutagamo amaparufe akagutamo ibyangwe byiza ndabyumva naribi ugakunda njyewe Miss Jessica Lopez sigusetsa njye ngakundana n'umuntu turafunze turi mu gihodi njye najya gukundana n'umuntu ufunze nawe udafite ninuze ni peti ryo kunyicaza hanze ngo ry'imiyaga niyo mpamvu njye nakundanaga na ba Kibamba sheri niyo mpamvu nahoraga ku muryango mfite inkoni buranze ubwenge ubuzima bwose bubingiyemo mpita menya local-ship ngomba kwitwaramo ukundanye n'umuhungu nawe ufunze ubona imiyaga rukwe yatanze ruswa kugira ngo mubonane urakunze ubaye imbobo baradufunguye ukomeje gukundana nawe buranga kureba nkakwihora nkumva ndagusetse none ibaze ko uwo mugabo wawe wari warasariye twakubitanye kuri 40 baramufunguye nana telefone afite ari kugendana simukadi naramubwiye ati se wamaye nimero zawe ngo yumva ngo mvuye mejo bundi ngo nahuye nanje ngo twarabonanye na phone afite ningegerera aho ngaho ejo n'ubundi zasubiramo ngira gutya mbona Imana iguje n'umugabo wo mu manager ndimo muvuga no bavuge pe ndavuga ati mu manager wenda agiye kukumanaginga ushyira ubwenge ku gihe uri umukobwa mwiza w'inzobe nurabyara uri gusambana n'abasaza bafite abagore babyaye 5 buriya barambabazaga shawe urabyanga nakureba nkabona nta mwana ufite nkibaza si uyu mukobwa avunikira ki aruhira iki ibyo bivuyeho uwo mugabo aragushwashutsa kujyanye iwabo agutereye ivi n'abakobwa mwe mbere yuko wakiririya vi ukazamura ikiganza cyawe ukambarira amita ujye ubanza uvuga ati uyu mugabo ahembwa amafaranga angahe ku kwezi uri kumva mu mafaranga ahembwa angahe ku kwezi yakoresha iki n'iki sibyo ntabwo ari kwinjira mu buzima bwanyu impamvu ibi mbivuze n'ibyo nabonye ejo bundi nari nakwiyamye ndakubwira ati iyi meta buretse kuyifata ntabwo uyu mugabo muzashobokana imico ufite n'imico afite ntabwo bihura wanga kunyumva impeta urayemeye impeta uyemeye uburahinze umugabo murabana na ubundi kirazira nimba umugabo kwambitse impeta utegereza mariage akagenda akakukobokera ibyombo ujyana mu rugo rwawe biba byavuye mu mafaranga y'umugabo amakuvureri amasahane amamatera amasorori ibintu byose akazi wanyu nkuko wamutumbagije umujyana iwanyu kumwerekana wari no kumutumbagiza umujyana yajyanye inkwano umugabo sibye akavi agutereye none akwambitse impeta itari niya danje abandi barambara diamant na zahabu urumva wowe barakwambika impeta ya fake utanajya kugurisha mu mujyi ngo ukuremo 50,000 can you imagine uraturumbuye umugabo murabanye mu nzu ubuse muri kumwe mwabanye amezi angahe hari n'amezi 5 mwabanye mu nzu kubera iki kwa kutumva kwanyu guhubuka urahubutse akwambitse impeta muhise mubana araguswe araguhaza arakujugunya amaze kukujugunya ubu muri gukundana noneho buraya buri wese abukwe n'unda bukwe mwakoze ibintu bugoryi mwari gukomeza mukabana ibaze ko kubana kwanyu byaranze umwafata icyumba cye n'undi cyumba cye ako n'ubundi mukongera muri dushimo murabanza murababazanya mubonye bitavamo buri wese ajya gushaka inzu uko niko gutandukana papa uko niko gutandukana so rero man mwabakobwa mwe muri hano kuri no pano ya Jessica muzajye mwirinda gusambana n'abagabo babatereye amave mugahubuka ngo nibyo ahubwo njyewe nari ndi kuvuga nyine ntago wajajinga abantu ngo ntago bakoze mariage kubera ko ntago ubuzi ibintu baba barapanze ku giti cyabo sibyo bashobora kuba bafite wenda nk'intego wenda bihaye bakavuga ati gutya na gutya gutya na gutya oya kuki bashaka abagabo bagakene gute
Kuko Jessica wagiye umbabarira. iyo niyo ngaruka yo gushaka umugabo ukennye. Neze Jessica ushatse uwo mugabo ukennye agukunda anakubaha anaguha amahoro hari ikibazo kuruta washaka wamukire ugutesha umutwe nanone. Ubuse namara iminsi 2 nashikuye inyama njye iyo nzu nkayiryamamo. Noneho we n'inyama rwarahize pe. Urifashe ngo mayirasiyo ya Makenya itarimo inyama. Nagenda nkagura utunyama nkaza nkadukaranga nkatumiragura nkahita nkora isosi y'indagara n'ubunyobwa n'ubugari. Ako bwaka byo byavuyemo. Ariko mwebwe nimwabikora ngo batabasiga. Ngo se abana bazarya iki kubera iki ubugoryi? Sha Jessica nago hakora amafaranga nago hakora iki iyo wakunze umuntu wamukunze utitaye ngo ni umukene cyangwa umukire. Umva hakora amafaranga sheri. Ujye uzagira umugabo w'ikigoryi ariko ufite amafaranga. Ibintu bishingiye ku mafaranga rero nago Bibaze kugira umugabo w'ikigoryi udafite n'amafaranga ubwo se waba ufite iki? Mwakora mwese mugafatanya gushaka amafaranga umugabo iyo yabonye amafaranga araguhinduka sheri. Wego ko bikira mari. Umugabo udafite amafaranga nyine agukunda muri icyo gihe. Ariko yamaze kuyabona amenya urwego ageze. No ubwo bisobanuye ko abagabo badafite amafaranga batagomba gushaka. Ego Jessica. Oya pe. Oya. Nibashaka bazashaka abagore bafite amafaranga. Abagabo badafite amafaranga none se waba udafite amafaranga nanjye nafite amafaranga ukanza imbere ku maziki. Ayo mabyani niyo nazankaranga amasafuriya nkayo. Impamvu Stone yari umukene ngende umukire. Iyo aza kuba umukene nanjye ndi umukene nari kuzajya njya buriya bwiza bwe nkabushyira mu nkono nkabusa.